Haleluya. Imana ishimwe kubw'uyu munsi. Rero uyu munsi ntabwo usanzwe pe. Dushimiye Imana kubw'uyu munsi, dushimiye umuramyi turabana Shema Ansa, Imana mumugisha. Ubu ngubu yamaze kuhagera, turi ku munsi wa 14. Kuri uyu munsi rero nk'uko nari mbibabwiye, ntabwo bisanzwe, tugiye gutarama pe, tugiye gutarama. Turabasaba ngo ahantu buri muntu wese ari ajye mu mwanya utuje dutarame. Dushimiye Imana no kuri yabanye natwe mu byose bitambutse. Turi mu gusoza umwaka, turacyari mu cyumweru cya Noheli. Mw'iki cyumweru rero tugiye gutarama kuri uyu munsi. Haleluya. Turacyari mu ntego ivuga ngo ni gute Imana ivugana n'abantu. N'ubu ngubu tugiye kuvugana n'Imana. Noneho umumaro w'ijambo ry'Imana mu kwezwa, nibyo turigaho kuri uyu munsi. Ni umugisha rero kubana namwe. Rero dushimiye Shema umaze kwitegura, ibintu byose biri ku murongo, amakitari, piano, ibintu byose bimeze neza cyane. Tugiye gutaramana nawe, turi kumwe n'umwigisha Turatsinze Rodrigue, turabana nawe kuri uyu munsi. Imana imuhe umugisha kandi cyane, nawe yahageze amaze kwitegura. Dushimiye Imana. Rero nk'uko nari mbibabwiye, mureke dusenge Imana ubundi dukomeze na gahunda y'uyu munsi. Turagushimiye data mwiza, mu minsi yose ishize twabonye neza yawe, waratuganirije kandi twarahembutse rwose. Kuri uyu munsi wateganyije byiza kandi byinshi kuri uyu munsi w'umugisha. None turasenze ngo ufungure imitima yacu kugira ngo tuganire nawe mwami. Ntabwo ibi bice byacu by'umubiri bibasha gusabana n'imbaraga zawe, ariko kuko tuzi neza ko turemwe mu ishusho yawe, muri iyo shusho ubasha kutuganiriza. Muri ubwo buryo turemwe nk'uko nawe ari imiterere yawe, tubasha kumva ijwi ryawe. None turasenze ngo icyo gice cyacu gishobora kumva imvugo yawe ugifungure mwami. Umuntu wese umuhe kumva nk'uko wagambiriye mu bushake bwawe, imbaraga zawe zisohore muri uyu mwanya, uganire natwe mwami. Turasengera Shema turabana kugira ngo umuhembure rwose, imbaraga z'umwuka wera zikorere mu buzima bwe, kandi ubwo turirimba, ubwo duhimbaza, duhemburwe rwose. Turasengera umwigisha kugira ngo ahemburwe. Noneho icyo umuha kugira ngo tucyumve, nawe kimufashe mwami kandi kimwubake rwose. Imbaraga zawe zikorera muri twebwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Turabashimiye rero. Turi mu ntego iboneka mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16, ndetse no mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12. Abafite Bibiliya muhasome. Ni intego zigaragaza ijambo ry'Imana, noneho n'uburyo rikora mu buzima bwacu. Dushimiye Imana ko yaduhaye uburyo bwo kuganira nayo, kandi dushimiye Imana yatanze Kristo kugira ngo abari bapfuye tubeshweho nawe. Muri uyu mwanya turabakiriye mwese, tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Turabishimiye, twishimiye kubana namwe ahantu buri muntu wese ari. Uyu mwanya umubere umugisha, kandi dushimiye abaramyi dukomeje kubana. Tubasaba rero ko mwasoma iyo ntego kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda mu kanya gatoya. Haleluya. Mugoroba mwiza bene data. Amazina ni Shema Ansa, ndumuramye, ndakuramya, ndakijijwe muri Kristo Yesu. Ndi kumwe na mwene data muri piano, bamwita Levisi. Tugiye kubana muri uyu mugoroba, turamya Imana, uhembuke. Wangize mubuzima buganika, amaraso yawe aranyuza, urukundo nirwo wampamagaje, ndateka ndashimweho n'umwana wawe, ndakwihaye. Ni ijambo
ndakwihaye ndakwihaye wese bigitambo bigitambo cyo kuramya ukomeza 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 isezerano icyo wavuze icyo wavuze icyo wavuze nigihera ukomeza 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 isezerano icyo wavuze icyo wavuze icyo wavuze nigihera ukomeza 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 isezerano icyo wavuze icyo wavuze icyo wavuze nigihera ukomeza ukomeza yanyogeshe
j'amaraso yes ahimbazwe Yesu mwami Yesu mwahimbaze izina ryogezwe yanyogeze by'amaraso
haleluya murakoze amasaha aragiye Uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda ntitwapfa. Mwami Imana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Turirimba ishimwe, ishimwe ni ryawe, ryawe Mwami Yesu, ishimwe ni ryawe. Turirimba ishimwe ry'Umwami wacu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Turirimbe ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu.
kunesha Mana uri mwiza ibihe n'ibihe ndumva amahoro ndumva umutuzo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe ndumva imbaraga ndumva kunesha Mana uri mwiza ibihe n'ibihe ndumva amahoro ndumva umutuzo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe 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 uradukunda ibihe n'ibihe Mana uri mwiza ibihe n'ibihe uradukunda ibihe n'ibihe Mana uri mwiza ibihe n'ibihe uradukunda ibihe n'ibihe Mana uri mwiza ibihe n'ibihe ndumva amahoro ndumva ukunesha Mana uri mwiza ibihe n'ibihe ndumva imbaraga ndumva kunesha Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Hallelujah tanga ubugingo nyir'ubutungane nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi mbega uko nagira neza mbuza amazina ntamwita batanga ubugingo we nyir'ubutungane nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi mbega uko nagira neza mbuza amazina ntamwita utanga ubugingo we nyir'ubutungane nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi mbega uko nagira neza mbuza amazina ntamwita mbega uko nagira neza mbuza amazina ntamwita mbuza amazina ntamwita tanga ubugingo we nyir'ubutungane nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi mbega uko nagira neza mbuza amazina ntamwita
mbega kunagira neza mbuza amazina ntamwita nyir'ubuntu mbega kunagira neza mbuza amazina ntamwita mbega kunagira neza mbuza amazina ntamwita. muraho neza inshuti z'umusaraba bakundwa muri Kristo Yesu. Ndashima Imana ko Imana yongeye kuduha uburyo bwiza bwo kuganira. Nitwa Turatsinze Rodrigue, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Hanyuma uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana nk'uko mumenyereye. Dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ni gute Imana ivugana n'abantu, cya kabiri kikavuga ngo umumaro w'ijambo ry'Imana mu kwezwa k'umuntu. Rero turaza kubifatanyiriza hamwe byose kugira ngo tubyumve mu gihe kitari kirekire. Reka dusenge. Imana ibane natwe. Turagushimiye Mwami Yesu, waduhamagarishije urukundo rwohereye kera kose nk'uko Bibiliya ivuga. Turaguhimbaje ko duhaye umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo twige ibyanditswe byera nk'uko ijambo ryatubwiye. Riravuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu ndetse no kumuhanira kureka gukiranuka. Ijambo rigatunganya umuntu rikamugeza ku kigero cy'Umwami Yesu Kristo. Ndasenze rero ubwo uduha umwanya mwiza nko kugana ijambo ryawe, twunguke kumenya kandi uko kumenya kutugirira umumaro Mwami. Aba ari umwigisha uvuga, ahubwo umwuka w'Imana uri muri avugire muri we, abwire itorero ry'abantu b'Imana, kandi ababyumva be kubyumva gusa, ahubwo babyumve banabyumvire kubw'umwuka w'Imana. Urakoze kuko ubanye natwe, urakoze kutwigishije tukamenya, urakoze ko uduhaye impano yo kudutunga, urakoze kuduha umutima wo kudutera imbaraga mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma baduhaye, abateguye nyine birumvikana, baduhaye ijambo ry'Imana turi buze gusoma, tuza no kugenderaho. Turabanza dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, turasoma igice cyaho cya 3, dusome no ku murongo waho wa 16. Aravuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro kwigisha no kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza iby'ibyaha no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose Imana ishimwe. Turasoma no mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 4 ku murongo wa 12 wonyine, naho twumva uko havuga mu izina rya Yesu. Naho hari amagambo agira ati, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira, ukabigambirira. Imana ishimwe cyane. Turaza kuvuga nk'uko nababwiye, Imana ivugana n'abantu mu buhe buryo? Mu by'ukuri ni mu buryo butandukanye nk'uko bivuga, cyakoze si byo ntindaho, ariko Imana ivugana n'abantu bayo mu kanwa k'umwana wayo, byo ni ijambo ryayo nk'uko Bibiliya bivuga mu Baheburayo n'ubundi. Imana ivugana n'abantu mu nzozi baryamye nk'uko muri Yobu handitse. Hanyuma Imana ikavugana n'abantu mu buryo inyuze mu kanwa k'abahanuzi. Aho hose Imana ivugana n'abantu, ariko nk'uko teme bivuga, turaza kwibanda cyane uburyo Imana ivugana n'abantu inyuze mu ijambo ryayo, n'uburyo ibyo bintu bigira umumaro mu kweza umuntu. Mu minsi yashize igihe twaganiraga, nababwiye ko umwuka cyangwa se kwezwa bitaba rimwe gusa, ahubwo n'ubuzima bw'umukristo kugeza igihe Yesu azagarukira, cyangwa wapfuye asinziriye ategereje umuzuko w'abizeye. Kwezwa rero ni ibintu bihoraho, ntabwo bibaho rimwe gusa, ahubwo bihoraho n'ubuzima bwa buri gihe.
ndagira ngo rero tuze kwibanda cyane kuri uburyo Imana ivuganamo n'abantu inyuze mu ijambo ryayo. Nk'uko nyine baravuga, Imana ivuganira natwe inyuze mu kanwa k'umwana wayo. Ibyo rero biza kudutera kongera ngira ngo ntibabura igice cya mbere ku murongo wa mbere, aravuga ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, ubwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we waremesheje isi. Amen. Ibi rero biratwereka ko kuvuga ngo Imana ivugana natwe inyuze mu kanwa k'umwana wayo, ngira ngo muzi ko ari Kristo Yesu, kandi akaba n'ijambo ry'Imana, kuko Yesu niwe jambo. Ijambo ry'Imana rigira umumaro ungana ute ku twese, kuko niba ari uburyo bwiza Imana iganiramo n'abantu, dukwiye no kumenya ngo niba Imana ivugana natwe inyuze mu ijambo ryayo, bigira umumaro ungana iki wo ku twese. Kuko kugira ngo umuntu avugane n'Imana, kugira ngo umuntu yumve ijwi ry'Imana, kera mu isezerano rya kera babanzaga kwiyeza. Murabizi ko Imana ijya kuvugana n'Abisirayeli ku musozi wa Sinayi, Imana yabwiye Mose ko Abisirayeli bagomba kumara iminsi 3 biyeza bategera n'umusozi, kugira ngo hatagira ikibi kibabaho. Bamara iminsi 3 batarya batanywa biyeza, kugira ngo bavugane n'Imana. Rero nivuga kuvugana n'Imana, Imana inyuze mu ijambo ryayo, naho harazamo ikintu cyitwa kwera no kwiyeza mbere y'uko umuntu avugana n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ndaza gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 17 umurongo waho wa 17. Ngira ngo iryo jambo murarizi cyane, ariko reka twongere turisome. Hari amagambo avuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Amen. Nongere ngaruke inyuma gato mu gice 15 ku murongo wa 3, naho tuhasome, ni muri Yohana nyine. Aravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Amen. Ndumva ari ayo magambo nyine yose mumvisha ko ari magufi, ndagira ngo tuyavugeho nayo, ariko tuvuge cyane umumaro w'ijambo ry'Imana mu kwezwa. Mu by'ukuri ngira ngo nababwiye ko hari uburyo butatu umuntu yezwamo. Uburyo bwa mbere, umuntu yezwa binyuze mu kuba yizeye, ariyo twita, navuga jyewe ni nka primary sanctification. Umuntu yezwa ababara ibyaha bya kavukire cyangwa se by'inkomoko. Umuntu bwa kabiri, umuntu yezwa binyuze mu mwuka wera. Cya gatatu, umuntu yezwa n'ijambo ry'Imana. Ni nk'ubwo buryo butatu jye navuga. Hanyuma ndashaka no kuvuga kuri ubwa kabiri nk'uko teme ivuga. Yesu rero aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Mu yandi magambo, ahantu mu ijambo ry'Imana harimo umuntu araherezwa. Ni gute rero umuntu yoherezwa mu ijambo ry'Imana? Ndavuga mu buryo butatu. Umuntu yezwa cyangwa se yerezwa mu ijambo ry'Imana binyuze mu kuryiga. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, binyuze muri iki cya mbere nivuga kuryiga, mwibuka kandi twasomye havuga ngo ibyanditswe byose byahometswe n'Imana, bigira umumaro wo kutwigisha. Iyo tuvuze kutwigisha rero, ni uko ubwabyo tuba twabihaye umwanya. Ntabwo ikintu cyakwigisha utakizi, biradusaba ko natwe tubanza kuryiga kugira ngo niryo ritwigishe. Ni nk'uko umwarimu ataba umwarimu nawe atarize, ngira ngo murabyumvishije. Icya kabiri, ijambo ry'Imana ritweza iyo turifata mu mutwe, turisubiramo, kuritekerezaho, meditation. Iyo urisomye ukaritekereza, ugafata umwanya ukavuga ngo ibintu nsomye bimbwiye iki, binyigishije iki, ese bimpaniye kureka kwanga gukiranuka, ese iri jambo ry'Imana riri kunyobora mu nzira. Ubwo buryo bwose ukabanza ukabwigaho, ukabitekereza. Apana gusoma gusa, nabyo ni byiza, ariko noneho icyo bita meditate ni ugutekereza ku ijambo umaze gusoma. Icya gatatu, noneho ni ukurifata mu mutwe, memorize, gufata ijambo ry'Imana mu mutwe. Muzi Yesu ageragezwa n'umwanzi Satani mu butayu muri Matayo ibice 4, yamutsindishije yuko yafashe ijambo ry'Imana mu mutwe. Hariya Yesu yari umuntu, bigaragara ko nyine hariya yakoze nk'umuntu totally,
ariko yatsindishije Satani ijambo ry'Imana yafashe mu mutwe, uhereye mu Gutegeka kwa 2:8, uhereye ku murongo wa 2 ndetse no muri Zaburi ya 91. Ayo ni amagambo yari yarafashe mu mutwe. Ibi rero natwe uko tubikoze, ko dufashe ijambo ry'Imana mu mutwe, ridufasha kwezwa ni uguhindura imitekerereze umuntu yagiraga, akareka gutekereza mu buryo bwa kamere, ahubwo agatekereza mu buryo Imana ishaka ko atekereza. Mbese ni ukwamburwa ibitekerezo bibi, umuntu agahabwa ibitekerezo byiza. Mu yandi magambo, ni ukuba umuntu yari ahantu hamutera gutekereza nabi. Iyo umuntu ari ahantu hari imashini isekura wenda imyumbati, cyangwa se ahantu bacururiza amakara, muzabireba. Icyo gihe niba umuntu ari muri urwo ruganda rusekura imyumbati, asa n'umweru kuko ifu ivamo n'umweru. Iyo umuntu ari ahantu bacururiza amakara cyangwa bayatunganyiriza, aba asa n'umukara kuko niko asa. Niyo rero umuntu akomeza gutekereza ku ijambo ry'Imana, asa naryo, imitekerereze imwe imuvamo hakinjiramo indi. Yesu ashimwe cyane. Rero nicyo navugaga, kwezwa no guhindura imitekerereze. Uko ijambo ry'Imana uryize riraguhindura. Uko ufashe umwanya ukaritekerezaho, meditation, rikwinjiramo. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yesu, iramubwira ngo mu gice cya 1 ku murongo wa 8, iramubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntuzarurere kubyibwira ku manywa na nijoro, kuko nibwo uzabashishwa byose. Ijambo ry'Imana. Icyanyuma ni ugushyira mu ngiro ijambo ry'Imana, ukarishyira mu ngiro mu buzima bwa buri munsi. Niba usomye ngo ntukarakare, izuba ntirikane ngo ukirakaye, apply, bishyire mu bikorwa. Umuntu nakurakaza, iri jambo wasomye ngiro ryibuke, ntibukire ukirakaye. Bibiliya iravuga ngo mukunde n'abanzi banyu. Umuntu nakwanga, niba warasomye Bibiliya ngo ukunde n'umwanzi wawe, bikore. Imana tugirire neza cyane. Hanyuma iyo ijambo ry'Imana ushyira mu ngiro muri wowe, nibwo ritangira kukweza, ritangira guhindura ibyari birimo. Iyo ipusi yinjiye mu nzu irimo imbeba zirahunga. Ni urwo rugero ruto rwari ruje, ariko ijambo ry'Imana ushyize muri wowe, kamere igenda ihunga yonyine. Niyo mpamvu biri tuvuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Nta bundi buryo tumurwanya dufata ijambo ry'Imana turishyira muri twe. None ijambo ry'Imana rigeze muri twebwe mo imbere, ryo ryirukana Satani, ryirukana ibitekerezo bibi, ryirukana imigambi mibi, tugatangira kuba ubuzima buhimbaza Imana. Imana ishimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Noneho ibi nibyo nababwiye ko iyo umuntu amaze gushyira mu ngiro iri jambo, nibwo umwuka w'Imana akoresha iri jambo kugira ngo atangire kuburira umuntu kudakora icyaha. Niho twasomye ngo ijambo ry'Imana riduhanira kureka gukiranuka. Iyo twaryize, umwuka ararikoresha, noneho rikajya rituburira tugiye gukora icyaha, rigatangwa ngo ibi bintu narabisomye ntubikore, ibi byuka ko wabyize wibikora. Umuntu akaba ubuzima bwo kwiburwa n'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ikindi cya kabiri, umwuka w'Imana akoresha ijambo twize, twasomye, twanatekerejeho, kugira ngo duce bugufi, twature, tuvuge ibyiringiro by'Imana yacu, twature, tuvuge ibyaha twakoze, twature, tuvuge ngo iri jambo riratwigisha, rikatubwira ngo atura n'ibi. Apana ngo mu mutima, yego ni byiza Imana mu mutima, ariko kwatura mu imbaraga zabyo. Ibi rero ni ijambo ry'Imana bitwigisha, iyo turebeye ku batubanjirije tukabona nabo barabikoze kandi bikagira umumaro. Ikindi, ritwigisha kwihana. Amen. Ritwigisha kwihana nk'uko mu Baheburayo hatubwiye. Iri jambo ry'Imana ritwigisha kwihana. Ngira ngo niho twarasomye mu bice 4 umurongo wa 12. Haleluya. No muri Timoteyo, muzi ko Timoteyo ariko hatubwiye mu rwandiko rwa 2 igice cya 3, hatubwiye ngo byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha bwa mbere, icya kabiri wo kutwemeza ibyaha. Bimwe nambabwiye, umwuka w'Imana ahita kwemeza ikintu wakoze,
ariko ibi bituruka ku kuba hari ijambo ry'Imana wabitse muri wowe. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi y'ijana 19 yavuze ngo nabikiye ijambo rya mutima wanjye kugira ngo ntagucumura. Mu yandi magambo, umutima utarimo ijambo ry'Imana ucumura ku Mana. Niko bimeze. Kugira ngo udacumura ku Mana, nuko ijambo rishyira muri wowe rikagwira rifite imbaraga. Niho biratubwiye ngo iryo jambo ry'Imana riba rifite imbaraga, kandi izi mbaraga ziri mu ijambo ry'Imana, mbese iri jambo ry'Imana n'izi mbaraga uko rigira imbaraga nyinshi muri twebwe, niko rigenda rihindura imitekerereze yacu. Imana ishimwe. Niko rigenda riduhindura, niko rigenda ritwigisha, niko rigenda ridukomeza. Ikindi noneho iri jambo ry'Imana uko ritwemeza n'ikibi, ntushobora kwemera. Niyo mpamvu umwuka umuntu adashobora gukizwa atumvise ijambo ry'Imana. Niko birivuga mu Baroma ibice 10:9 bavuga ngo ibice 17 bakwizera bate batumvishije ijambo ry'Imana? Kuko ijambo ry'Imana niho Imana ivuganira n'abantu. Umwuka akoresha ijambo wumvishije akakwemeza iby'ibyaha ukihana. Ntabwo umuntu yemeza iby'ibyaha na principe y'isi, ni ijambo ry'Imana rero niryo umwuka akoresha. Imana tugirire neza cyane. Ndagira ngo babwire ko kwiga ijambo ry'Imana rigira umumaro ukomeye mu kutweza. Niyo mpamvu Yesu yavuze aho twasomye muri Yohana 10:17 aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Nta kindi kintu cyeza abantu atari ukuri k'Umwami Yesu, kandi ijambo ry'Imana niko kuri. Dukeneye kwezwa n'ijambo ry'Imana, rigira umumaro mu by'ukuri. Kandi iyo umuntu amaze kwezwa naryo, nibwo atangira kugira uruhare noneho rwo kumva Imana ivugana nawe. Niyo ya topic twavuze, umuntu atangira kumva Imana iganira nawe binyuze mu ijambo ry'Imana. Imana ikavugana nawe, yasoma ijambo ry'Imana akumva arimo araganira n'Imana, kuko noneho ijambo ry'Imana ryamaze gufata umwanya mu buzima bwe. Ijambo ry'Imana ryamaze gufata intera. Nk'uko umuntu anywa inzoga ikamuyobora, nako umuntu afata ijambo ry'Imana akashyira umutima we rigatangira kumutwara nk'uko Imana ishaka. Imana tugirire neza cyane. Ijambo ry'Imana niryo riguhishurira ubushake bw'Imana mu buzima bwawe. Ukwiye kubaho gute? Ukumva utangiye guhindura imitekerereze, ukumva utangiye guhindura gushaka kubaho, mbese ugatangira kumva ari ibintu bishyashya biri muri wowe. Yesu atugirire neza cyane. Uko rero umuntu agenda akurira mu buntu bw'Imana binyuze mu kumenya ukuri ariryo jambo ry'Imana, iki gihe bigenda bitanga umusaruro mu buryo bwo kugenda umuntu noneho yumvira Imana. Uku kumvira Imana bikatuzanira kwezwa n'ijambo rye. Yesu ashimwe. Bigatangira kudufasha kumvira, ariko no kukumvira kukaduha ubumenyi bukaduhera kwezwa n'ijambo ry'Imana ariryo Kristo Yesu. Ko Yesu aravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi aravuga ngo ni njye jambo. Amen. Nahozeho kera kose. Yesu ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niba ari we Yesu niyo mpamvu avuze ngo Mwami ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Kuko Yesu yaravuganye nababwira amagambo akomeye. Aravuga ngo ngewe naje nzanywe ntabwo nazanywe n'abazima, ahubwo naje kuvura abarwayi. Kandi muri Yesu yamaze ko yavuze ngo icyamuzanye kwa kugira ngo akize abantu bafite imvune zo mu mitima, abwire abahora imbohe, abwire abakene ko, abwira amagambo y'ihumure. Avuga ibintu Yesu yaje avuga ngo kandi ikindi naje kubwira abantu umwaka w'iteka agira abantu imbabazi. Ibyo byose yavugaga niryo jambo ry'ukuri rikiza abantu. Yesu atugire neza cyane. Hanyuma twegereza ku musozo, ndagira ngo tuvugeho ibintu nka bingahe bidufasha ubundi kwezwa n'ijambo ry'Imana. Bidufasha iki mu by'ukuri? Wenda twumvisheho gakeya, ariko ndagira ngo mvuge ibindi bintu nka bine nihuta. Iyo twejwe n'ijambo ry'Imana, uwuhe mumaro bizana? Kuko hari igihe tubivugaho ducyavuga ngo mwezwe. Ijambo ry'Imana riratweza, niyo communication tools, ni ikintu Imana yashyizeho ivuganira natwe. Ariko ubundi iyo tumaze kwezwa n'ijambo ry'Imana bidufasha iki mu buzima bw'umwuka? Ndagira ngo mbabwire kimwe cya mbere, ni uko bihindura indangagaciro zacu. Changes our values.
bihindura indangagaciro zacu. Usanga umuntu uko yitwaraga atangiye guhinduka, atangira guhinduka we ubwe, mbese akumva nyine hari ikintu gihindutse mu buzima bwe, values zirahinduka uko yitwaraga. Mujya mubona umuntu arakizwa wenda atiyubahaga, ariko uko ijambo ry'Imana rigenda rigwira muri we, ejo ugasanga byahindutse. Yambaraga wenda yambaraga nabi, bituma abantu bamwibazaho, bidahesha umuremyi w'icyubahiro, ejo akabivaho. Kubera iki? Avuganye n'Imana mu ijambo ryayo. Bihindura rero indangagaciro z'umuntu, ukuntu umuntu yagaragaraga birahinduka. Kubera iki? Biba binyuze mu ijambo ry'Imana, uko agenda aryishyiramo, uko agenda arisoma, uko agenda arikunda, aritekerezaho, arishyira mu mutwe we, biramuhindura. Ijambo ry'Imana rimutwara nk'uko Imana ishaka, agira icyo bita perfect will y'Imana. Icya kabiri, rihindura ubuzima bwe. Umuntu atangira guhindura ubuzima n'imitekerereze. Ubuzima yari abayemo akabuvamo, yanywaga inzoga n'ibisindisha, Imana ntibikunda, agahindurwa n'ijambo asomye. Wenda yari umusambanyi, ijambo ry'Imana riragenda rikamweza, akabivaho, agahinduka. Uko yabanaga n'abantu, wenda yari umuntu ugira umujinya, ushihura abantu, ijambo ry'Imana rimukuraho, akaba icyaremwe gishya. Ikindi ni uko uyu muntu ahindura imyitwarire ye, behavior, ukuntu yitwaraga arabihindura, ahindura ubuzima bwe. Ijambo ry'Imana riramuhindura, kandi rigenda rifata umwanya mu buzima bwa buri munsi. Muzajya mwumva ubuhamya bw'abantu bavuga ngo njyewe nahinduwe n'ijambo ry'Imana, kubera ko byangize gutya na gutya, nari meze gutya na gutya, ariko bigenda bihinduka. Ni ijambo ry'Imana rigenda ribihindura. Kandi uku guhinduka, ijambo ry'Imana rifasha kugenda tubibamo buri munsi, kuko buri munsi uko umuntu abyutse cyangwa ko umunsi uje, habaho case, cyangwa hashobora kubaho ikintu gishobora gutuma umuntu acumura ku muremyi we. Iri jambo rigenda rero duhindura buri munsi, no kudufasha gushyira mu ngiro ibyo twasomye cyangwa twigishijwe. Numva nabashimira, Imana ibamugisha. Ni iby'umwuka yanshyize ku mutima, kongera kwibutsa umumaro w'ijambo ry'Imana mu kwezwa, cyangwa se ukuntu ijambo ry'Imana ritweza, ndetse n'icyo bidufasha nyuma yo kwezwa n'ijambo ry'Imana. Data abamugisha, nejejwe nuko tubanye muri iri jambo. Ndagira ngo dusenge, hanyuma twinginga Imana idufasha kugira umuhate wo kwiga ijambo ry'Imana, wo kwiga ibyanditswe byera. Biratubwiye ngo ni nk'inkota irusha izindi zose, iracyaye, ifite ngo inkota y'amugi abiri, irahinguranya igatandukanya umubiri n'ubugingo. Bivuze iki? Bivuze ko iri jambo ry'Imana, iyo umuntu rimwinjiyemo, rimutandukanya na kamere, ahubwo rikamwegereza Imana. Rero dukwiye gusenga, tubwire Imana ngo dufashe iri jambo ry'Imana turishyire mu ngiro, kuko Yesu yavuze ko ari rikwiye kutweza, ritweze koko. Niryo jambo ry'ukuri, nta handi hantu dushobora kwerezwa uretse mu ijambo ry'Imana. Turenya ngo twinginge umuremyi Yesu Kristo ndetse n'umwuka wera w'Imana badufashe kugira ngo iri jambo ry'Imana rikure mu mitima yacu, kandi turishyire mu ngiro nk'uko Yesu Kristo yabivuganiye natwe muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 3, aho yavuze ngo none mumazwe kwezwa n'ijambo nababwiye. Nta kindi kitweza ni ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kuri mwiza, tuguhimbarije izina ryawe ryera. Urakoze kuko uvuganiye natwe mu ijambo ryawe, wongeye kutwibutsa ko Mwami Imana twerezwa mu ijambo ryawe. Iyo turyitayeho ritugirira umumaro, rikatwigisha, rikatwemeza iby'ibyaha, rikaduhanira kureka gukiranuka, rikatugeza ku kigero cya Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ryongeye kutwereka ko rihindura imyitwarire yacu, rihindura indangagaciro zacu Mwami, rihindura ubuzima twabagamo. Iri jambo ry'Imana riduha gusa n'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndasenze ngo uko uzajya uvugana natwe unyuze muri iri jambo, ujye utwigisha ibi bice byose tubonye, nk'uko Pawulo yandikiye mu Timoteyo, kandi akandikira n'abera bose bazizera Umwami Yesu. Haravuga ngo ibyanditswe byose byametswe n'Imana, kandi bigira umumaro ukomeye wo gutunganya umuntu, bikamweza iby'ibyaha, bikamweza. Turasenze natwe ngo iri jambo ry'Imana twize uduhe kongera kurishishikarira, twongere tubike mu mitima yacu, nibwo tutazagucumura Umwami Yesu. Kandi Dawidi yanditse Zaburi nziza aravuga ngo ijambo ry'Imana nitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Urakoze kuko uri kumwe natwe Kristo, kandi ukuduhaye kurishyira mu bikorwa no kugendera muri ryo. Ibyo tubisenze twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Manuri mwiza, ibihe n'ibihe, uradukunda
ziza iminsi yose dushima Imana. Ni ukuri mu masengesho habamo kuramya, habamo gushima Imana, nyine harimo kunezererwa Imana, ariko hakabamo no gusaba. Mu masengesho abantu benshi amasengesho yabo aba yiganjemo gusaba Imana ariko badashima Imana. Iyo umuntu ashaka gusenga biravuga ngo musengere mu kuri no mu mwuka. Reka mbabwire iki kintu, iyo umuntu asenga asaba akenshi ibyifuzo biramushirana ku buryo yasenga n'iminota 10, 20, 30 akumva yatinze cyane, amasengesho akamubana makeya, amagambo agatangira kuyasubiramo. Birivuga iki ngo nimusenga ntimukabe nk'abapagani basenga basubira mu magambo. Iyo umuntu ari mu gice kimwe cy'amasengesho agera ku rugero rwo gusenga, ibintu bikamubana bike, agatangira akajya mu bindi bitari ugusenga. Ariko mu gihe umuntu akwiriye gukura mu gihe cyo gusenga cye, ndabibutsa iki kintu, ni uko akwiriye gufata igice cy'amasengesho nk'uburyo bwo kuramya Imana no kwihimbaza. Icyo gihe birakugora kurangiza gusenga, ndetse nta nubwo wumva igihe cy'amasaha, kuko praise and worship, kuramya no guhimbaza, iyo biri mu buzima bwawe mu gihe cyo gusenga, uraramya kandi ugahimbaza. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ngo ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Muri uyu mwanya w'amasengesho rero turifuza ko wamenya iki kintu, kandi umwuka w'Imana akomeze kuguhishurira uburyo bwo gusenga. Uburyo bwo gusenga bukwiriye, ni gute dusenga, ni gute umuntu akura mu buryo bwe bwo gusenga, kandi imbaraga z'Imana agize zikorana nawe. Wumva ijwi ry'Imana ari kuganiriza mu gihe urimo gusenga. Iyo dusenga tuganira n'Imana, iyo dusenga duhimbaza Imana, iyo dusenga dusaba Imana kuko ari Data wa twese. Ariko mu mvugo y'Imana iba mu masengesho biragukwiriye ko wumva kudasengesha amagambo y'umunwa n'ibindi bisanzwe, ahubwo umwuka, iyo umwuka wawe usenga, umwuka w'Imana nawe ugasengana nawe, umwuka wera akazamura amasengesho yawe akageza imbere y'Imana, bikubera iby'umugisha kuko wumva imvugo y'Imana mu gihe cyo gusenga. Imana ibaha umugisha rero ku bw'uyu munsi, kandi mwumve hari ikintu kidasanzwe kibayeho kuri uyu munsi ubwo mugera ku gihe cyo gusenga Imana, mukumva uburyo imvugo y'Imana bimeze mu gihe cy'amasengesho. Turasengera abantu mwami tubanye kuri uyu munsi, turasengera uyu mubyeyi, uyu mukobwa, umugabo n'uyu musore ndetse n'umwana tubanye kuri uyu munsi, bagira umugisha wo kumva imvugo yawe mu jambo no mu mwanya wo kuramya Imana. Aba bakozi bawe wakoresheje kuri uyu munsi turabasengera kugira ngo ubagure mu buryo bwose mwami, ubuzuze kandi umwuka wera aganze muri bo, ubagure rwose. Kandi natwe turasenze kugira ngo uganire natwe mu buryo bwose bwo gusenga, mu buryo bw'ijambo ryawe, mu buryo umwuka wera akoresha aganira natwe. Reka ijwi ryawe turyumve mwami, ijwi ryawe ritandukanye n'irindi ryose twakumva. Umunsi umwe abagabo barimo kugenda bajya Mawusi ngo bahura bashyikirwa n'umugabo witwa Yesu, arabaganiriza abasobanurira ibyanditswe, ngo iryo jwi bamenye ko ritandukanye n'andi majwi yose aba mu isi ubwo bari batandukanye nawe. Bakavuga ngo mbese wumvishe ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo twari kumwe n'abadusobanurira ibyanditswe. Mwami w'abami, ijwi ryawe iyo turyumva ritandukanye n'ayandi yose, kuko ijwi ryawe, ijambo ryawe ririmo guhumurizwa, ririmo kurema, ririmo mwami, ririmo byose tutabasha kumvira muri iyi si. Turasengera umuntu tubanye kuri uyu munsi kugira ngo ijambo ryawe, ijwi ryawe aryumve kandi ritandukane n'andi majwi yose. Umugabo umwe witwa Sawuli arimo kujya mu nzira i Damasiko, ngo yumvise umucyo udasanzwe umurasiye, abona imbaraga zidasanzwe, arangije yumva ijwi ritandukanye n'irindi ryose yari yarumvise mu buzima bwe. Iryo jwi niyo rikwiriye abana bawe kuri uyu munsi mwami, kugira ngo riduhembure, kugira ngo ritwizeze iby'imirimo yawe, kugira ngo mwami ritwumvishe iby'imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Ubuntu bwawe, urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera nibibane natwe twese, bibane n'abana bawe none n'iteka ryose. Amen. Murakoze cyane, turabashimiye ku bw'uyu mwanya tubanyemo gusenga, kandi wumve ko hari ikintu kidasanzwe kiraba mu buzima bwawe ku bw'imbaraga z'Imana. Bikubera umugisha. Umunsi w'ejo tuzakomeza gutarama
turi kumwe na SP tuzataramana ku munsi w'ejo, turi kumwe n'umwigisha Patience. Tuzakomeza n'intego y'icyumweru. Turabasaba kuzinduka, bantu b'Imana, turabasaba kuzinduka saa 3 ukaba uri ready, ugafungura telefoni yawe, ugafata Bibiliya, ukajya mu mwanya utuje, afite ibitabo by'indirimbo mukabifata, tukaganira n'Imana. Haleluya. Tukumva ijwi ry'Imana mu buzima bwacu. Iryo jwi ngo twaryumvise, niko baravuga ngo twaryumvise ngo turi ahantu ku musozi, ngo hari abantu babaho mu buzima bwo kutumva Imana ibaganiriza, kandi ijwi ry'Imana ritandukanye n'andi majwi yose, kuko ibyiringiro abantu bagira, ibintu bikomeza abantu, bihura neza n'ijwi ribaganiriza. Yego, uko ubana n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi bigukomereza ibyiringiro. Imana ishimwe rero. Umunsi w'ejo rero turabasaba kuzinduka, ukajya ahantu hatuje, ukaganira n'Imana. Ijambo ry'Imana iyo baryigisha, ariko ya mbere tubaha no kubasaba kuyifungura, tukabaha iminota yo kuyumva. Gutyo uba wumva ijwi ry'Imana rikuganiriza ahantu uri wibera aho ngaho. Iyo ugize ikibazo uracyandika kugira ngo utazakibagirwa, ukahita ukitwoherereza se, cyangwa ukazakitwoherereza ku cyumweru ku munsi wo kubaza. Noneho iyo ugize nabwo icyifuzo, nabwo urakitwoherereza, kimwe n'uko nawe mu mbaraga z'umwuka wera wagira kwizera ugasenga, imbaraga z'Imana zigakorana nawe, ukumva ubohotse rwose, birashoboka. Dushimiye abaramyi n'abigisha dukomeje kubana. Imana ibahe umugisha. Duhure ku munsi w'ejo, ndetse abantu baje bakerewe mwihangane, ntabwo dusubiza gahunda inyuma, ahubwo muza kuyireba kuri YouTube. Niko bimeze. Ubwo mu kanya mu saa 6 iraba yagezeho, muze kuza tubane, kandi byari umugisha kubana n'umuramyi nk'uyu nguyu, n'umwigisha nk'uyu nguyu, n'abanyamasengesho. Imana ibahe umugisha, turabakunda, mugira ibihe byiza cyane. Amen. Kunagira neza uza mazina namwita, utanga ubugingo bwawe, nyir'ubutungane, nyir'imbabazi, nyir'ubuntu bwinshi, mbega kunagira neza uza mazina namwita, mbega kunagira neza we, Ayi, uza mazina namwita.